ese wigeze wibaza impamvu bamwe bagira ubuzima bwuzuye umunezero mu ngo zabo, abandi bo bakabana n'amarira atagira iherezo? Buri kimwe gituruka ku cyemezo cy'ingenzi. Nk'uko Bivuge TV isanzwe bivuga, icyemezo cy'ubu ni ishusho y'ubuzima bwawe bw'ejo. By'umwihariko njye nkunda kuvuga ko amahitamo n'imyanzuro umuntu afata nibyo bimwica cyangwa bikamukiza. Ni nk'indirimbo mpora ndirimba. Nuko rero niba uri ingaragu, niba uri umusore cyangwa se inkumi utekereza gufata umwanzuro ukomeye ko gushinga urugo, nakugira inama yo kwibaza ngo uyu muntu ngiye guhitamo azaba inshuti yanjye y'igihe cyose, azaba umutwaro cyangwa azaba umufasha? Ni ikihe cyemezo gishobora guhindura ubuzima bwawe kuruta ibindi byose? Ndavuga ibindi byemezo. Ni uguhitamo uwo muzabana. Reka twibaze ikindi kintu gikomeye. Ese iyo uhisemo nabi bigenda bite? Ni gute wahitamo neza? Uyu munsi isi yuzuye inkuru z'inkundo zasenyutse, ibyamamare, abaherwe n'abagwizatunga, ibyo bita gatanya. Byabaye nk'inkuru zose zisanzwe abantu bose bavuga. Gatanya ntabwo ari impapuro gusa abantu basinya mu rukiko. Ni amarira y'abana batakaza urukundo rwa se cyangwa rwa nyina. Ni imitima y'abantu yakomerekejwe n'ibyo batigeze bitegura. Byose bitangira mu mahitamo yoroheje twafashe tutabitekerejeho neza. Benshi ntibasaba gatanya, ariko babaho mu buzima batishimye, barengera inyungu z'abana cyangwa se barengera imitungo yabo. Ni ukuri kubabaje, ariko ntitugatinye kubivuga uko nacyo ni ikindi cyorezo kitwugarisha. Guhitamo uwo muzabana si ugukurwa n'amaso gusa, si no kureba imitungo, ubukaka n'ubushongore cyangwa igihagararo. Yewe ntibinapimirwa no kuri nyasha umuntu agendana. Hari ikiganiro twakoze kuri Bivuge TV, link ndayishyira muri comment, nubishaka ukande kuri link urumva ikiganiro twakoze ku rukundo rwa kera no ku rukundo rw'ubu mu isi ya none y'ikoranabuhanga. Guhitamo uwo muzabana, guhitamo uwo muzarushingana, basore nkumi mukiri bato, ni icyemezo gikeneye ubushishozi, kumva neza uwo muntu, kureba indangagaciro ze n'imyumvire ye, kuko urukundo rutubakiye ku ndangagaciro rugera ku herezo ritera intimba. Guhitamo uwo muzabana ni nko guhitamo umuntu muzafatanya gutwara ubuzima bwawe bwose, nko guhitamo uwo muzaririra hamwe n'uwo muzasekera hamwe, uwo muzagirana kure cyangwa uwo muzagwana mukiri mu nzira mukarekurana mutaragerayo. Mu Rwanda rwo hambere guhitamo uwo muzabana ntabwo byari ikintu cy'umuntu ku giti cye gusa. Umuryango wose, inshuti n'abavandimwe babigiragamo uruhare. Uyu munsi mu mategeko guhitamo uwo muzabana ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye. Umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bwa muntu uvuga ko buri wese afite uburenganzira bwo gushakana n'uwo ashaka, nta gahato, nta no kotswa igitutu. Mu kuri guhitamo uwo muzabana niho guhitamo inshuti y'ubuzima bwawe bwose. Ni icyemezo gikomeye kidakwiye gusuzugurwa, kuko nicyo kigena uko uzabaho mu myaka iri imbere. Umugabo cyangwa umugore mwiza si ukwereka urukundo mu minsi myiza gusa. Baravuga ngo inyuma y'umugabo utsinze haba hari umugore mwiza. Bivuge twe turongeraho tuti inyuma y'umugore wishimye haba hari umugabo umufashe neza, umwubaha kandi umutega amatwi. Muri rusange inyuma y'umuntu wese ugera ku ntsinzi harimo abandi bantu b'agaciro. Ababyeyi bamwishe kudacika intege, inshuti zamuhaye inama nziza, abarimu bamutoje ko kuba muto atari ikibazo, ndetse rimwe na rimwe haba harimo umuntu umwegereye akamwibutsa impamvu adakwiye kureka inzozi ze. Intsinzi ntabwo iva mu mbaraga zawe gusa, ni urugendo rukeneye abagufasha, abakwizera n'abagutera umwete. Niyo mpamvu buri gihe iyo tubona umuntu ageze kure ntitukajye twibwira ko inyuma ye hari inkuru y'ubufatanye n'inkunga. Mu bihe tugezemo rero, umugore si wo ku ruhimbi gusa, ni umutima w'urugo n'inshuti y'ukuri. Niba utega amatwi akavuga ijambo rito ariko rikarema icyizere, abera uwo babana umusemburo wo kudacika intege. Umutima w'ubutwari w'umugore ukura cyane iyo ahabwa icyubahiro n'umutware we. Iyo umugabo amushyigikiye akamwumva, akamubera isoko y'amahoro, umugore ayoborwa n'umucyo w'ibyishimo, maze intsinzi yabo yombi ikiyongera. Bivuga ko ibyishimo n'intsinzi ntabwo ari umusaruro w'umuntu umwe gusa, ahubwo bikomoka ku bufatanye, kubahana no gutega amatwi hagati y'umugabo n'umugore.